abasirikare b'Abafaransa bari muri operation Turquoise bageze Cyangugu bagabanyijemo amatsinda. Umubare munini usigara Kamembe ku kibuga cy'indege, abandi bajyanwa i Nyarushishi, mu Bugarama, Intendezi no mu Kirambo. Bageze i Nyarushishi batambagijwe inkambi yose bagenda bafata amafoto. Muri icyo gihe bagendaga bara mu mahema. Nyuma y'iminsi 3 bari bamaze kumenya ahaherereye abagore n'abakobwa beza, maze batangira kujya batwarwa bagiye gusambanywa ku ngufu, mu gihe izi ngabo zari zishinzwe kubarinda. Igitabo cyitwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu yahoze ari Perefegitura ya Cyangugu cya CNRG kigaragaramo ubuhanya bw'ababonye aya mahano. Kambogo Constance: Abafaransa bafataga abakobwa ku manywa y'ihangu bakabasambanya. Bazaga mu nkambi bakazenguruka bakagenda basohora abakobwa muri za burende, maze bakabeshya ko bagiye kujyanwa kubakorera isuku. Bwashinjwe uruhare muri jenoside. Ibirego byo gusambanya Abatutsikazi nabyo birabyutswa. Umuryango uharanira kugeza mu butabera bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bihishe mu Bufaransa CPRC, Rwanda Avenue, JARG n'abanyarwanda 28 bacitse ku icumu. Bajyanye leta y'Ubufaransa mu rukiko rw'ubutegetsi rwa Paris bayishinja uruhare muri aya mateka. Dafroza Mukarumonge washinze CPRC yatangarije ikinyamakuru Igihe ko ibirego batanze mu bitabo 3 memoire bigaragaza ibirego abanyarwanda bashinje leta y'Ubufaransa. Ibi ni ibirego bishingiye ku bufatanye bwa leta y'Ubufaransa na leta y'u Rwanda bwabaye kuva mu 1990 kugeza mu mwaka wa 1994, n'amasezerano mu bya gisirikare na politiki yashyizweho n'umukono muri ibyo bihe byose. Yasobanuye agira ati: leta y'Ubufaransa barataye kandi kanga gukiza abakozi bayo b'Abatutsi bakoraga muri ambassade n'abandi bakoranaga muri Centre Culturel Français kuba abasirikare b'Ubufaransa barasambanyije abagore b'Abatutsi muri zone Turquoise. Ibi nabyo ni ibintu bibagaragaza. Ikindi kandi imiryango yareze leta y'Ubufaransa ni uko abasirikare bayo babaga mu Rwanda muri iyo myaka barijanditse mu bikorwa byo kuvangura abanyarwanda hashingiye ku moko, binyuze mu kugenzura indangamuntu zabo kuri bariyeri zitandukanye. Kuva muri Kamena 1994 ingabo z'Ubufaransa zari muri zone Turquoise mu butumwa zise ubwo gutabara, nyamara bikagaragara ko zigamije gushyigikira interahamwe, ingabo zatsinzwe ex-FAR n'abanyapolitiki bo muri leta y'u Rwanda. Dafroze yatangaje ko muri iki kirego harimo ibihamya by'Abatutsi bari barahungiye ku ngabo z'Ubufaransa bitewe n'uko zitigeze zitandukanye n'interahamwe ndetse na ex-FAR. Urugero zatanze n'ubwicanyi bwakorewe ku misozi ya Bisesero, aho ingabo z'Ubufaransa zanze gutabara Abatutsi bazitakambiye ngo bazibatabare, ubwo interahamwe ndetse na ex-FAR bari bamaze kwica barenga 40,000. Kugeza ubwo barenga 400 bishwe kuva tariki 27 kugeza tariki 30 Kamena 1994. Urubanza rw'iyi miryango ya leta y'Ubufaransa rwabaye tariki 24 Ukwakira 2024. Yari hagarariwe n'umunyamategeko Philippe Raffin, ari nawe watunganyije iki kirego. Philippe yagize ati: leta y'Ubufaransa iba yarakumiriye jenoside, ahubwo yanafashe intagondwa z'Abahutu mu bya politike, diplomasi n'igisirikare mbere, mu gihe na nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Mata 2024 yatangaje ko Ubufaransa n'ibindi bihugu byashoboraga gukumira jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko ko nta bushake bagize. Yagize ati: ubwo icyiciro cyo gutsemba Abatutsi cyatangiraga, umuryango mpuzamahanga wari ufite ubushobozi bwo kumenya no kugira icyo wakora. Ubufaransa bwashoboraga guhagarika jenoside hamwe n'inshuti zo mu burengerazuba no muri Afurika. Ubu butumwa bwashimangiraga ijambo ryo kwemera uruhare rw'Ubufaransa muri aya mateka. Yavugiye ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali tariki 21 Gicurasi 2021, ndetse na raporo y'ubushakashatsi yakozwe n'itsinda ryari riyobowe n'Umufaransa Provence. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Ubufaransa ihanganye n'uruhande ruregwa yasabye urukiko rw'ubutegetsi kugaragaza ko rudafite ububasha kuri iki kirego bitewe n'uko ibikorwa bya leta ari byo biregwa. Yongeye kandi ko ibyemezo bifatwa mu rwego rwa politiki n'igihugu bigira ubudahangarwa mu butabera bw'igihugu. Iki kirego cyatanzwe Mata 2023 gikurikiranwa n'iperereza ryakozwe kuri Gicurasi kugeza muri Kamena 2024. Iyi miryango isaba leta y'Ubufaransa ko yatanga indishyi ya miliyoni 500 z'amayero zo gusana ibyangiritse. Umwanzuro utegerejwe tariki 15 Gushyingo 2024. CPCR isobanura ko hari amahirwe yo kujurira icyemezo cy'urukiko n'ubutegetsi kugeza mu rukiko rw'Uburayi rurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ECHR, mu gihe rutarahamya leta y'Ubufaransa uruhare mu bikorwa bya mbere ndetse no mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abagore basambanyijwe n'ingabo z'Ubufaransa babana n'ihungabana. Abasirikare b'Abafaransa bari muri operation Turquoise bageze Cyangugu bagabanyijemo amatsinda. Umubare munini usigara Kamembe ku kibuga cy'indege, abandi bajyanwa i Nyarushishi, mu Bugarama, Intendezi no mu Kirambo. Bageze i Nyarushishi batambagijwe inkambi yose bagenda bafata amafoto. Muri icyo gihe bagendaga bara mu mahema. Nyuma y'iminsi 3 bari bamaze kumenya ahaherereye abagore n'abakobwa beza, maze batangira kujya batwarwa bagiye gusambanywa ku ngufu,
mu gihe izi ngabo zari zishinzwe kubarinda. Igitabo cyitwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu cya CNRG kigaragaramo ubuhamya bw'ababonye aya mahano. Kambogo Constance: Abafaransa bafataga abakobwa ku manywa y'ihangu bakabasambanya, bazaga mu nkambi bakazenguruka bakagenda basohora abakobwa muri za burende, maze bakabeshya ko bagiye kujyanwa kubakorera isuku. Mu basambanyijwe ku ngufu i Nyarushishi harimo Claudine wari ufite hagati y'imyaka 14 na 15, byamuviriyemo ihungabana kugeza ubwo n'ubu ngubu yabaye nk'umusazi. Hasambanyijwe kandi Mukayiranga Mado, Mukayezu Pasikazi, Mukayitesi Jacqueline Umulisi, abana b'abakobwa bari bavuye muri ya Vintendez ndetse n'abandi. Igitabo kandi gikomeza kigira giti bakorwaga ibikorwa by'ubunyamaswa birimo no kubashyiramo urusenda, kubasambanya mu kanwa, mu kibuno, bakabafata amafoto babambitse ubusa ndetse n'ibindi by'urukozasoni. Ababaga baranje bahitaga babahererekanya biyamira bagira bati ni beza ko batandukanye n'abakobwa ndetse n'abagore b'iwabo. Nyuma yo kubasambanya ku ngufu bababeshyaga ko bagiye kubaha ibiryo, reshe kombata cyangwa bisu. Uretse mu nkambi ya Nyarushishi bigaragaza ko Abafaransa basambanyijwe ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa ku kibuga cy'indege cya Kamembe, kuri stade Kamarampaka n'ahandi. Habimana Jean Bosco wari interahamwe kandi agakorana bya bugufi n'abasirikare b'Abafaransa, dore ko bari bamuhaye imbunda, yatanze ubuhamya kuri ubwo butanze ubuhamya ku buryo Abafaransa muri stade bamusabaga kubashakira abakobwa bo gusambanya cyane cyane Abatutsi, bavuga ko aribo batabateza ikibazo mu gihe byamenyekana. Ubwa mbere ngo yabazaniye abakobwa babiri, uwa mbere yitwaga Beata avuga ko yamukuye muri uru kandi yari amaze kumenya neza ko ari Umututsi. Bamaze kumusambanya basabye ko interahamwe ngo zitamwica. Uwa kabiri yitwaga Mukasine France wari ufite imyaka 14. Habimana avuga ko yamukuye muri segiteri ya Wintoke muri Serire Bugayi, aho yari yihishe nyuma yo kwicirwa umuryango. Kuri page 361 hagira hati: ageze muri stade Kamarampaka yasambanyijwe bikomeye ku buryo yamurekuye atakibasha no gutambuka. Nawe bamaze kumusambanya basabye ko interahamwe zitamwica. Leta na Mukasine bari bahungiye mu nkambi ya Nyarushishi, bafatwa basohotse bagiye gushakisha ibyo kurya aho bakomokaga. Kubera abaturanyi babo bari baratangiye guhangayika, bari batangiye guhungira muri Kongo, bakumva ko bashobora kugerayo, bafataga ibyo kurya bagahaguruka mu nkambi. Colonel Jacques Haga wari umuyobozi wa Turquoise ya Cyangugu yakunze gushyirwa mu mazi kuko yaretse aho yayoboraga hagasambanywa abagore ku ngufu bakanakorerwa ihohoterwa. Nicyo kimwe na Colonel Saretier Patrice wabaye umuyobozi wa Turquoise ya Gikongoro. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com. BKO, kora subscribe, like, share na comment. We'll be right back.